ntabwo umenya neza ibyo byose ko hari amakuru bifite. Haleluya. Amina. Amen. Ibintu bishaje mu cyacu dufite nyabingi se yabura incuju, ntabura incuju. Igikopo cyacitse umukono ati mukireka tuzaga tukidahisha amazi. Igicupa cya rwenzori wakirati wikije ugakima ngibike mu munyu, we ntajya ajugunya. Ibyashaje byose biba bimanitse, ugasanga inzu yuzuye umwanda, hari n'ibikora n'ibidakora. Ubitse byiki byo ni ibyandi, hari undi mubana upfuye niwe ubana n'ibipfu, upfuye niwe ubana n'ibipfu. Isishimwe cyane. Iwacu kera hari akantu twaje gusobanukirwa tumaze kurokoka, ariko nabwo hari umuntu wadusuye. Ntabwo inka zabyaraga ngo habure mwipfusha ikonsa uruhu. Ikonsa agahu bakayikama ubwasi, izindi zikavaho zigacutsa, iyo urazi ikaguma muri ibyo ikonsa intoki bayiririmbira. Reka we ibeshye se mwakuyikama, umusaza akitarura akikakaza, inka maragenda amata yica amabere ryari, maze ikarigata uruhu mugashyiraho umunyu bakayisiga ku nyuma ikagirya n'uw'izindi zitariye tukayikama. Yaba yahatashye akayikamira akamenya kuyiririmbira, yewe uratereka, maze akayiririmbira ntumenye indirimbo yabaga, maze nayo ikajya ikayigatura. Iyo nk'izigera yifuza kubyara n'izindi, iyo kayase yayireka, maze suko ikavaho hakazongera hadari izindi nanone hakagira. Naho iyi byara ni iyandi, niyo umuzimu upfuye barashaka niyo. Ariko we akumara wibare kuza Yesu yibare kutugirira neza. Amen. Mari shimwe cyane. Amen. Mari shimwe cyane. Ukeri mugabo mwaradusura yari marume, arahagera aravuga ati sha, ati imibyinirire n'iyi nta gihe iyi izabura gupfusha. Musaza agati se tubikorera iki? Ati inka muzigize nkana ye konsa uruhu. Sazanye nk'ibyaye turayicujugunya, avuga ati yagitoroza twacujugunya. Musaza aje ati yiko yabe, ati yagitoroza twacujugunya, ati nacujugunye. Ariko umuntu ufite umuterekera atonganira n'ibida, ati mwayijugunye twacujugunye. Arababara, nukuri wajya mutwayijugunye irebe, wajya mutwayitaye irebe. Arababara, umusore aravuga ati sizongera kwe, ati ujyemo gusuyikame ibibyinirira yiyinginga iri. Ariko arababara cyane, arababara mwirako hera kiri mu mwanya. Imana ishimwe cyane. Twagiye guca icyo kintu tumaze kurokoka. Iyo nka twaranayisengeye no kuyisengera. Amen. Abatari cyabaye igitangaza, inka kubyara zikubirikanya n'imirundi nk'itatu ntayipfushijemo, ariko ubundi yabaga afitiye. Haleluya. Amen. Ikindi kintu naje kumenya, kugira inzu hanga hari ngo niyo abashyitsi, abashyitsi wubakiye ukabashyira hanga hari, barahari koko, bari mu bwonko bwawe uranabubakiye maze baraza. Abashyitsi umushyitsi aza ukamwakira ukwaje nuko agusanze, ariko si uwo kubakirwa kariya ngo umukenere inzu ye hirya. Iyo ndaro wubatse iragukora,
nujya wumva umugani bajyaga baca mu mugore yaracunze banga mu mukecuru ngo tujye ucundira Nyakanga aho kanyaga we riyasuba ribariko we ntiyamenya ngo ni ukwezi kwitwa Nyakanga kubamo izuba uyu ufite utuvuta upfa guhorahoza mugabo wawe ntiyicwe n'umwuma ukabaha akavuta kagirukuru wakabasi ngo ni umuntu witwa Nyakanga maze aracunda arabika dayimoni amurebera haza ati wama aragenda haza inzererezi y'igikoka yaza aravuga ati we ni Nyakanga te ni jewe Nyakanga. Haleluya. Kubaka urugo rwatekereye rwubatse indaro muri gihe cya .com iyo barebye gasanga ngo mwaracishijwe mwabaye abakristayo mwavuye mwabaye abere mwabivuyemo abinyuza mu yindi nzira akavuga atabashitsi abantu baranyumvara ukubaka inzu ukayishyira hariya ukubaka nayibitirira yego rata mukayibitirira ngo ni inzu y'abashyitsi igahora ikizi itagereje abashyitsi ni bande hari abakuraritse hari abaguteguje maze baranaza bakajyamo wowe ukabuze ngo ntibahari barimo bagize bati barimo kandi urugo rwaterekereye Nyabingi bakayiterekereza amata ntabwo abashyitsi bajya mu nzu bakunda kurara ahandi bibanda ku nzu irimo amata ibyansi abantu baranyumva ariko icya kabiri murabizi ko kera mu Batutsi habagamo icyansi cy'irembo nini uzi icyansi cy'irembo murakizi ntabwo mwakigezeho nubwo amata yabaga yabuze nubwo mwashyiraga mu cy'irembo abandi mugashyiramo amazi mukanywa amazi ariko icyansi cy'irembo ese ubwo haje abashyitsi batatu icyo cyansi cyabakwirara uwabaga afite amata yagiraga 2 3 ariko icyansi cy'irembo none icyansi cy'umushyitsi ukabyuka mu gitondo witeguye ko hari umushyitsi ntawakuraritse ntawaguteguje ariko mu bitekerezo hari ijwi ryakubwiye ngo ndaza kugusura hari umushyitsi gategereza utazi maze akaza kuza. Haleluya. Nani shimwe cyane. Amen. Kikagumaho kikahirwa kirimo amata isa 12 ntabwo umushyitsi yaburaga nubwo haraza kuza ushaka inka zashobe naho kubitata ugikure yamuheboza ibyansi nubwo ni hari buriya nk'abandi babatya hazamuka umuhinzi ukuntu aza yishata uyamuhereza ni hari buriya bwa ucecuru bwabo ni babutera ibintu ku rutugu ukagenda naho ni umushyitsi mukuru wakazanye tugenda umwera amata yanjye hariya atararamo kabona karaje mukakazimanira ukabona ngo urwo rugo rwitaye ku bashyitsi naho ruraterekera utari muri Kristo ibyo ntabwo babimenya. Iyo niyo myuka birukana ha buri munsi ngo uriya mwana aricaye uriya mwana araboshye urabona ukabona hari umwana witera akidurika afite se na nyina nta kibazo ariko haruza akamwongorera nawe mu bana uko yagize inzu uko yagize ibyansi bye mu byawe no mu bana bawe afitemo mwana akidurika gusakara akarawosha kabaye aho kape urakazwa n'iki wewe wibaza kirakaza kabenzi Amen. Kabenza kitonda karakara ukagira cyangwa ukabona umwana w'umukobwa wamukora gato akagenda akarira kandi umuhoya akantu gato akarira asamarira urigira nimba kiko ntacyo wabuze hari indushyirira muri we kandi bana nawe izayamuriza mpaka azajya buri bimuriza uzasenga ariko nutajya muri Kristo ngo ube mukuru mu ijambo ry'Imana uhishurwe ibintu mubwire usenya abadayimoni birukane ukubita imbaraga mbi zigende nukuri uzabana nawe uzabana n'iyo mbaraga mbi uzakomeza ubuzima bw'urugo rwawe. Abagabo baje mu materaniro uyu munsi mubampera amashyi Imana ibahe umugisha kurana hejuru. Aya magambo nkubwira ntabwo se wanyu yakwicaza ngo yakubwire ariko muragiye mwubake neza mugire ibintu mutahamo neza mwitegereze
barishimye cyane. Ngiye kumenya impamvu itumurunda sene wasa nk'ugiye kugira icyo ukora ntiyabura ibindi bitahira mutari wateguye bikazica umutwe kwibaza bigenze bite. Hari uwo musangira, hari n'uwo mubana. Hari uwo musangira, hari n'uwo mubana ariko utazi. Haleluya. Wana ugiye ukabona imfizi urarwana n'imfizi irakubaza ukagwana nayo nayo gupfuka reba n'imfizi iwanyu kera mwatunze cyangwa yawe ntuzagire ngo n'ubutware n'umutegetsi n'umwe mu bagabo bakera bategekaga umuryango ngo niwe ukuri inyuma niwe ukujengereje. Barishimye cyane niwe ukuzengereje. Ariko iyo wuzuye umwuka wera hari ibintu ugenda ugakubita ukagenda ukabikura ukabyigizayo. Reka nkubwize ukuri jyewe ntabwo umushyitsi andushiriza umwana agaciro jyewe nkanjye mu buzima. Haleluya. Ugasanga ubwana burarara mu bintu by'ibiringiti bishataguritse bimeze ukuntu ubwo ni wowe weje ubwo akarangita urakabitse ngo uzagaha abashyitsi. Umushyitsi azakura burarara butumbuje butegeza burarara ukunda ngo n'abana ngo barabinyara birahera binyara imaze nibakira kunyara bazamenya ko bakuze neza. Uri muri itama amaboko uriyora nabi uko kubashyigikiye ejo bazakura bavuga ati dadayi ntabwo yadufashe nabi ntabwo tuzi. Ejo bundi mwana wanjye yaje arambaza ngo mama inda zisa zite. Ese wabikuye he? Ngo ku ishuri batwigishaga ibintu bijyanye na insects by'ubukoko isazi umubu buntu bukorera mu mazu. Batubwira inda turabaza inda ni iki? Hazo bazi ngo barabwira ngo muzarebe mu mitwe y'abantu b'abasaza wera abantu b'abasazi ngo bahe bataha ngo bazakora mu mutwe wa bwacana ingendo n'umuza ikigabo cy'iwacu mu ipoda ngo kingera mu mutwe wa bwacana ingendo abonamo imvi bakajya ngo nizo nda. Avuga ati nazibonye mu mitwe y'abasaza abonye imvi bakajya ngo nizo nda. Mwana ishimwe cyane agaze mu rugo hari agakobwa kaba mu rugo nk'agashiki kabo karaba katoya ari kundega aravuga ati natworada batubwiye ngo ni mu bwoko bwa insects. Zinazo ni insects mazima baza kubaza kumbaza ati nzibariza mama sakubaza ati inda ni iki? Ni mwizina rya inda ubundi sinda zaje ati nzimbwira sho kizansinda menya inda ni ubukoko buba mu mitwe y'abanyamwanda ati se zitaniye ntabwo uzizi uzabwire mwarimu ayishushanye irebe ku rupapuro. Uzabwire ticayi drawing uyirebe ukareba uko kaba kameze indi bakaguhuza agashobora. Ubwo si ibikoko bijya mu mutwe umuntu nasari ntazo bazi. Uko umwana wawe atazamenya inda nawe hari naku atazare kureba. Ariko umwana wawe umurebesha naku nawe uzareba irushaho kabiri ushaje. Maze bamwinjira muri Kristo Yesu muhindura amateka murane ibintu bishasha mubana no mu buzima bwawe. Imbere Imana amashyi. Haleluya. Yesu nashimye cyane. Mwireme Imana ukabyara uwo mwana ni we wowe. Umwana azarwanira mushutika ari umwana azakora yumva dadi nta cyamubabaza. Azakora yumva dadi adashaka ikintu kimubabaza kuko uzarebe wowe ari wowe ntabwo mujya mwicara mugasubiramo amateka y'inyuma y'abasaza banyu. Uko muyasubiramo niko nabo bazayasubiramo. Abawe bicaye basubiramo yawe nawe yakoro ntuyazi ni ibitutsi byakarya mubera nyoko nibyo. Ubu ni babicaye randa bazibuka iki sha uzarimbwe asoni kozaba umugabo nawe akakwitura ariko tumasha Stephen yako ndwaye ntibabiriya mwitaho nibisenga ishatse nabanya zipiki
yaza akangezayo mu mutima aravuga ati kandi se ko yavuze ngo nzabimbwa imbwa arayishakaho iki nubwo atagushubije mu mutima arakibuka uko nawe ubyibuka none Imana ihimbazwe none uyu munsi ko wiga amagambo y'Imana kugeza amahirwe basokuru ko batajyaga mu nsengero wowe uremye iki reka ijambo rikureme nawe ugenda urema ibindi ijambo rikubaka nawe ugenda ugira utahubaka sema haleluya uwo muhungu wawe niwe uzamuremamo kuba imbwa niwe uzamuremamo kuba umugabo haleluya mwiyegereza ari muto imyaka 9 10 11 gusa kuri 15 uwo mwana warangije kumenya niba azari umugabo inyubako ariko iyo myaka niyo abagabo batareba niho umwana bari cyana icurutwe ikiki ni kuko nawe nakura zareme kuko kumuremo nikazakura barishimwe cyane Yesu nashimwe cyane kandi cya kabiri agaciro uhereza umwana niko gaciro uzamusarura uragasarura neza cyane njya ku ma graduations y'abana buno bwana buto bwa nasari ugasanga inambi iruta nkuko mungana n'abagore gusa ngabagabo byo n'ibyaha n'abagore ngo ndi babirimo mama reka rero ubwana bukaririmba we are welcome our parents abagore bakazana udushwiti bagasheba n'abagabo ngo habari buze ngo ntabwo bahaba ni wowe urimo kwiyihuza urimo urihuga uvuga ngo urimo kwihuza umwana ni wowe urimo kwitesha agaciro nawe azabura umwanya we yazawubura amenyo azawubura da arihangana akawubura usanga abagore nibo bahadendeje akagera kugura ipapuro cya shwiti iyo uteye imbuto rata ntugaruke ngo uyigire ntabwo ureba kuba utazi ubwenge iyo uteye ibishyimbo ntugaruke ngo ubagare iyo uteje ikibira ntushyiremo abakireberera ntureba ko uba wikora rosi n'abana nuko utaha isaha 5 baryamye bakabyuka 12 bakajya kwiga bagasiga uhondeje wanyumishije nawe ukaza kubyuka isaha mukaga ukanywa amata yawe ukagenda nk'ugiye kuhira ugakurikira mu isenta ukagaruka 5 bava ku ishuri icyumweru kirashira ntawe urakureba ifesi ariko urahengamye mazima ahengamye neza urahengamye neza wowe uba ku gasozi twagiye mu fundraising ya naka turi mu bukwe bwo kwa naka twahetse moto ya mushinge twagiye mu bukwe bwa naka abo ngabo bagukunzeho imbaraga ufite numara kwicara abakabaye bakureba nabo bazaba bari busi abo watahiruka bazamushajije garura ibite umuririmbyi bugemba ati koma weka niwumva rata bijya mu gihe Imana amashi utareba abantu bamenye ukuri iruhande ari iki haleluya twe twagiye kuzikira kari umuhinzi twaje isaha 5 z'ijoro twe twagiye kwa Kazitunga hari ubukwe twavuyeyo twe twagiye Nyabushozi twe twagiye gusukuka wowe uba ku gasozi ntabihukire nugera mu rugo n'akanya ubonetsemo ntugira ututi none ubwo nagorobeje kantahire mu rugo nta mugabo ugitahira mu rugo abatutsi haleluya bwarashize hasigaye imisaya n'izuru rirerire akema ko kararangiye yego barabyemera kera umututsi yari abavuga ngo ni batutsi baranuga ubu baranoze ubu barapindikiranye bazanya ntabwo bakinoga cyararangiye aho mwaze tukirokokera barishimwe cyane amena
umutima w'urugo bagiye ku gasozi. Haleluya. Kera umututsi yatahagamo kare kambigisha sibyo rata, ukareba inka zapfumuye, ukareba abantu ko baguciriye ibyanzu mu gikari, yego ukabwira umuntu cyangwa nawe ari bwicira ibyuho, ukamenya bajya bagucira mu rugo, ukaha agaciro urugo rwawe ukarumenya. None umugabo asigaye arangwa no kuba ku gasozi. Mama barishimwe cyane. Umwana bamukubitira kwiri bakazamuka akaregera se amukuraho. Arahari se bari mwisente. Ukareba ibipfu ukamenya biraho, gatahamo kare mwana agasasira kamutuma kiri kareba imbadu gafite ntabwo shaka uri umugabo gakukira muntu ubunyana bukirukanka turi muzirukansi bugakiragira inyuma ukayakanda ku buryo barakuzi se gatoranya mbana bawe umutwaro wariho karaba umwana buryo karaba umwana witonda usanga acecetse ntabwo uzi indi mbaraga iri inyuma yo guceceka kwe ureba ari ikibwa kandi we witonze ni nawe ugufite neza. Uwo buri munsi usanga acecetse sari harwaro barutungamye gusa rara uruzavamo umugabo uwo nguwo rero uwo ni ugufite neza aranakugaya 100%, arakurusha ubwenge n'ibitekerezo. Uvuga aratundamye tuzi uko atekereza, ariko uzicuna n'abana mwarakuganira takugekana kuri ya mwana wo kwanuza ute takubira bamukubita ati namukubita ati nakubisi wo kwanaka te tutese no iyo mworohe yavayo neza cyaje hakwivanira niko mwiga neza barakuzi se. Abana bazwi nyina n'uwo bana nabo ejo ni bakura begere umenya abana wabyaye wibareba amasura ngo yasana nyirarume yasana sabashari yasana sekuru, ariko abana bwite ntabuzi ni amashusho ureba. Mana ishimwe cyane mwana kuganirira umumenye neza. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Umugore we uzoza wiri gusekera abandi watunguka hariya agasura ugashyiraho akandi kahawuzingutusha gataha mu rugo. None se jine abana bari he ari gusuma amaje kamaza ariko se ko duhari mwese ko ari jo gutsinda umugore ahora ari muri nta mateka uzamenya y'urwo rugo uzahora uri umuhitsi. Gira utyo ari mutahemo ureke umugore se shanuka kuganira. Abagore tuzi gutera imbuzi azakuganira abana bose nibyo nyine ntuza yavuze nakana hakoneje undi baze kumurega kubwe n'ikigabo cyaje nyaka yaje hangaha dore hari Yohana rero ujye utonganira naka n'ujye hapfumura buri yabyaza. None se we bigenda bitya ngo ariko iyo usinze ku face bahora bacece tuzahora uri umushitsi kandi nta gaciro uzagera hagati y'umugore n'abana kandi babaricara bakaganira bagaseka ibintu byose bariziranyeho byo muri urwo rugo. Wowe uhora uri ku karubanda n'imango y'iwacu uzasaza ikwihariye uzasaza igufi uzasaza n'amaganya abantu ntibazagukurikira. Reba Imana amashyi. Haleluya. Yesu urashimwe cyane bakaba umukizwe urukoke wiga ubundi bwenge muri Kristo. Ntabwo ari kujya mu idini gusa ngo tubyine, harimo ubwenge. Harimo ubwenge. Uko bwiza kumenya ijambo ry'Imana ni kugenda ubishoborerwa.
niba ugira inzu y'inkubita y'abashyitsi wubakiye abadayimoni ufite indaro. Haleluya. Amina. Inzu hanga hari maze ukanayiyitirira gone hacyasi mu kindi cyasi cy'irembo kikaba aba kikoga kigashirwa abadango n'ikirembo irembo ryande riturukamo irembo kari ryanyira urugo kare warishyizeho kare winjira mu irembo umuryango ukamenya ngo nyiri urugo arinjye abandi baza nyuma yo tubakira uko baje wowe urusha agaciro nyiri urugo nindi nagomba kari umukecuru wa kera cyangwa umusaza utundamyaho wamutareba uwo muntu nindi ubwana bwaratagangaye nyina arakenyera umwenda akabworosa ngo buragiti n'iy'abashyitsi bo ku gasozi bande bazakumarira iki bazakugirira bate ihangane uguragira niba ubakunda ariko nabo babe neza wifata umwana wawe ngo umurutishe umushyitsi uteze udaterekera agasozi n'abo utazi baza mu miyaga uzaribwe. Haleluya. Simvuze ngo sitakinga abashyitsi ariko mwakire umukenera ukwaje umushakira uko mwakira umuhekeye umuha agaciro ariko uyimwubakira ngo umushyire inzu hanga hari abo bantu batazi baba barimo maze baba barimo abashyitsi aba nibo bahamagara abandi ntabwo uzabura inzu ushyira inzerereze muri aho uzi kureba umwana kwinginga ngo umuhereze akapakitimani ugatanga sikuru fizi ukamuha umutwaro umwana akagenda ariko nihabura ni umusina iwacu batuye kera wo kwa Ryangombe ni mwene wacu ukagurisha ikimasa ukamuha ejo hakaza ntabwo bizi ndi umukongera akamenya twari duturanye Gahini ukamuha uratura amaturo agasozi uraterekera urakora ubusa umwana aragenda urabeshya aba utarekera numara kwicara nta kindi bazakwitura bazaza batura muri wowe ujya wirirwa ukanya utabagore umugore n'abana barantegeka batagutegeka. Yego. Bande shomesa musaza aranshemesha mushurwanda shomesa munirwa yewe nubishije ariko vuga umva rata umwana wawe niba pima amaraso usanga ntayawe uko kumurinda kubabara ukamushyigikira akura yumva akwiratana kandi umwana w'umugabo ni wowe uzamumurema jya abanjye ndabarema Haleluya. Ubayambe mbami umunsi mukuru nitwe tuzagusohokana. Harige ni munyishure banarikoze. Ubarabika. Mwafite 2 ndafite 3 ndafite 5 ndafite buri wese kandi bararundanye kandi barapigapigana buri marere kunda gashango ndaramusize ibyo mwana kumuna bagasene mu kanwa kamiririndazi ntashobora barabika ntabwo umwana azangiza umuremamo kutazangiza ariko mfite ujya ndangiza Mwajarambwa tuma nanje ndenda ngumbikire afataho umutwaro na 2 ati nanje mbikira sigaza 3,000 ashira muri wallet izi sasa kucyo utazimba ati zinizo kurinda pakitimani ni none se pakitimani ni yirindi sene cyangwa se nizo zirinda ati byose birarindana birinda nabi ati pakitimani rindi sene ukagashiramo kagoreka kaguma katagira mu mikunjo kakaguma karambuye ne ariko naho ni sene zirinda kuba ari ikidore pakitimani itari misene bari nk'ikidore afite imyaka 10 abantu mutwara akawumpima ngusigisene ngiye mu giterane nibashaka amazi nibashaka ikindi we boss ubu niwe mbikoze nisanga barangije uzaba utakibaye umugabo bamuvuje gatabo umutazi kandi bashaka kubicyenda kubaho umwana kabika isene kazana n'icyumweru aca imbere y'amandazi na shwita cyabireba ariko akubaka ihame ryo amashize amarenda kuba umugabo ni wowe uzamurema kuba umugabo cyangwa ukamwica kabika ibipapuro ibiboxi
ndazibara neza nkazivunja umutwaro igihumbi zikajyamo nkazimuha nkakira akazibika hewe sobanura bahamagaye aro none se ko dufite inyota kandi ko dushaka amazi kindi mubwira agenda abagurire ubwo rero iyo yabasamiye yumva yawe atajya tuyabamaza amani yumva yabahaye nawe kandi baramwemera kandi naza ntajya ashaka ikiganiro cyo kubakubitira hamwe bose wa ariko iyo nshaka kugira ngo umerewe nkamuhamagara turi babiri tukicara rero urazi ko uri umuntu mukuru first born yego uri umwana mwiza ngaho mbwira rero nk'umuntu mukuru akavanayo twaguze iki tugura iki hasigaye izi nayo imyaka 11 tukora umuco ku mandasi n'ibikaju biri ku muhanda iwacu ni ku muhanda barashaka iza Noheli abatembeye baragenda mu mago mugure bakunubwirirwa hamwe bakunu yotere tware baririrwa babacisha imbere batya umwana baraza no mu mago baribuka bana badusoza no mu gikari barabuza turyaga twaba umwana akagumana igihumbi ku myaka 11 kuri 15 urumva umwana adafite ibitekerezo uwo masikuru fisa kazirya none haleluya amina haleluya wenu wagutuma ariko reka ngo kubura ajya gusimura amasahane mana ajya koza ibintu hangaze mu jye niyo ngwenu mva bara umugongo ujute nkamenya ngo sinabi mukubitira ko ni umugabo mu bitekerezo sinamuhora ngo ntibageje ibintu Yesu ashimwe cyane kandi wamusigira umwana ngo amurere ibyo ntabishoboye ako muri umunawe yarera umwana akamushyira ku murongo neza kandi nta nubwo bamukoraho ni umunyembabazi kandi ni umunyabwenge bapfa kumbaza ngo bagiye he bose napfe kukubarira amakuru ngo bagiye aravuga ati ntabwo bahari se bagiye mu rutabazi ngo yabo ntabwo bahari nise kubera iki mubeshya kandi muri abarokora nubwo se wabuzi atubarije iki tubabwiye ko mwagiye kure mu gitari nijoro bakadutera afite imyaka 9 azi kutavuga neza abantu bose aho bagiye uwo nawe afite ubwenge bwe Imana ishimwe cyane arinya haleluya kubera impamvu nicarana nabo tugakina jyana n'agapira turakina tukajya mu nzu tukanasirimba hanyuma bakoroha bakaba bakanka story bakanganira mwigabura imwana dayimoni mu Rwanda Imana ishimwe cyane haleluya azi gusenga niyo bibagiwe n'ubasengera naza kambwira ati burya rero twagiye kuryama tureba nsima meze nabi hanyuma ariko ndamusengera uwo nkamenya ngo afitemo ubuhereza afite umutima w'imbabazi Imana ishimwe cyane haleluya tunanamusengeye kandi yabaye neza kabona nababaye shobora no kujya kubwira umuntu akamwita ariko turabitameze neza nawe ukareba ubwenge bwe aho bugarukira Imana ishimwe cyane bagiye ku ishuri bakajya babaha ibirabo atanaca afite umugore ugatara gusema ubu naburi kimuntu muzima araho kava ku ishuri atamuhaye ikirabo babihereza abambara neza ngo wa smart babiri ba smartness ku ishuri bagahereza head prefect nimbura icyo ko nabaye wa mbere nzabura n'ikisuku nimbura ikisuku mbura n'icya prefect mbura ikiraho gusa haleluya itamishize itayimukipa akubwo yazindukaga nk'uwenda gupfa aribyutsa ariko tukujya kwiga uko kumubyutsa suzanya mubyutsa ari mu office uko kumubyutsa umeyezo shaka kandi nabo wimukubita gira ikiganiro umuganirira umushungu umushyiramo ikintu kandi umureme kandi akigendereho ariko ibyo bikorwa n'uwagize ibihe mu muryango nawe ukira Imana ishimwe cyane nibwo ujya uzinduka ibyo kubwiza sizobyongera ejo uzajya ku boarding Kampala none nimba nahazaga ngubyutsa se cyo tegura uniform kare kandi nazo wibyutse umunsi umwe abyuka saa 11
kujya gusanga burongeye burafatanye aho naburije tuze sanga kandi gatundanye munebe yakinguye yabyotana amatara amaze kunywa matanya araza ku meza amaze kunywa akinguye abona nirijo aragaruka tundama mu ntebe ibyo kuvuga ngo mama ngo garuka manzu shawungu rya nabyo nitarutegereze watebeje nta kugaruka mu buriri tegereza bucigenda yari yanzengeye bikuta kumubyutse naba nivuye gusenga saa 10 nakwibandikaho nkikangayi nabwo byo wibyutsa cyuka musi nagutwaye ku boarding nkamwizeza ko najya ku boarding azakora ibi nibi kandi n'umuntu w'umugabo nta mugabo wo guhondeza po umva nyine byo bihese bo babigizeho byo bakabigenda haro isi muyibyukira ura gusenga n'usenga n'ibyo kudasenze uri umurokore umwana bazamenya gusenga babyuka nk'inka wi Yesu nashimwe cyane umuryango wawe niwe bantu bawe niwe wowe icyo nenda kuvuga niki ndenda kuvuga ku muntu ubyandikisha umuntu w'imbere uri burebe inyuma ukamutekera ukamugaburira akarya ntabwo ari we muntu kurikirana uwo muntu ninde nahimbazwe Yesu amina haleluya bamuhemba icyataye mu kipa kandi atera ikide isaha iravuna ukuboko zikumenya iy'abagore n'iy'abagabo ntabwo wamuye abagore ngo ayambare n'iy'abagore ku myaka 11 kuri 13 urumva watari umusaza mu bwonko Mana ishimwe cyane akazinduka gatera ikite nawe baramushima bamuhemba atari kumuna buri gihe mu bintu byose ukaba baguhembera Mana ishimwe cyane twara brush naguri inkweto katwara mu bag isaha enye kongera akanyuza ngo arashaka icyo bwa smart haka henda yakibuze cyangwa ateye umupira ku minota wanyuma yarahanaguye ku munsi bari busuzuma aho bari bwandike usanga yateye umupira icyo bwa smart kirabura aho icyo bwataye mu kipa kigendana none ariko wewe nta gihe cy'ibintu bizima abana bararyamiraho bahera kuri ba bandi hasi ukaza kugera kurega ahubwo niyo kujya kugera kurega bwari kandi ariko gupfa aho ugeze uri inyuma mu by'Imana niho urupfu rwawe ruri hamagara abana madamu begeranye ariko zikuba mujya kuririmba mujya kurepeta mujya kurepeta nana yagera yabyina neza ubwo ni ubutore urabizi n'abanye uko bwabagaye ubwo ni ubutore mazima bakubitamo umwana kakadiha neza ariko mubwira sengera ibyo kurya wowe baririmbye hari umuntu nawe nsengera ibyo kurya mugaseka mukarambara bicaze serious wigisha abana bari gusenga Mana ishimwe cyane umugabo w'umupaseri yari aha hakurya ndamuzi sindi bumuvuge yari umupaseri mwiza cyane yarabwirizaga ariko abana be yaraturanye n'umuzigiti nkaho abana bo gasanga bari nkahaya bavanze na bwa bwana bwahura uraza umudugudu bariyo baragereka indirimbo z'Imana n'abana ba pasiteri turabana b'inkoko turabashwi turi bene rusange turatoragura nabo bagashyirayo bagaseka abana ahura ndebera musore n'abaracuranga umusore nawe n'ingunda aririmbye turabana b'inkoko Yesu ashimwe cyane mama urumva atari agahinda uzi kwirirwa wirukana abadayimoni bahandi baguciye inyuma tubacaho njye nkumva n'umusatsi uramba turi imbere zawe Mana turi imbere zawe turinde nyiraho bashyize juru bana ba pasiteri none uri umuroko ruri mu ikanisa umwana watuka kavunwe n'umukubita
urarekera ntukabukire umwana wumva ko abazimu bamukore ukabukire ndetse siriyasi siriyasi mukabukire ushyiremo n'imbaraga imana irebe ko ufuhira icyaha natukana nk'ibya sekuru uzamushyira natukana nk'ibya sekuru uwo mwana uzamushyira nguraha gusa muwo kuririmba ibisobagiza ibi ntaho bihuriye ibi ahubwo nawe ugeze hariya uca ibintu nawe ugezeyo amahano ukora ntawabireba ariko sitani y'umwana iriya witura umwana ngo ni shetani sitani uramuzi wo sitani rero baramwejeje bamugize nk'akazina keza ariko uyu mwana sitani yego ngaho mumugabiri abakisha umutwaye ariko uyu mwana ni sitani aranje yego wakoze none natakora ibya sekuru bya nyirakuru ko wamwisi wa sitani uratura umwana wawe ngo ni sitani sitani uyogoje isi sitani urwaje abantu sitani wishe isi akayimaraho sitani mazima ukabwira umwana wawe ngo uri sitani wa mwana uri sitani ahubwo ni we sitani mazima ni wowe mazima waza ukagera mana yanjye we nzakunda ndetse zanambaho maze tukabyina rero urabona kera ba mama bari intore bari bazi no gushinga icumu n'ubundi umuziki uturimo iroka barishimwe cyane ibi ni byiza iyo bihuje n'umutima ukiranukira Imana ibi ni byiza iyo bihuye n'umutima ukiranukira Imana utanga igitambo kigahumura neza ariko iyo bikora Imana ikareba umutima ibikureramo mwizihizi n'ubundi wanyu yose yasindaga yarabyinaga nasomera icyanditswe nimugoroba nahenderewe ukiri mu kuva uburokoko uburokore buri ku mutima muhindura amateka mujye mu miryango murema abana mubigishe gusenga mubamurike imbere y'Imana dore umwaka ugiye kurangira haleluya haleluya umwaka ugiye kurangira fata abana bawe ubahonga imbere y'Imana ko babahongaga imbere yo mugirwa ko babatwaraga mu ndembo umwana baba wamukunze mukamutwara mu ndembo mukamuhonga mukajya kumwereka sekuru murabizi niko twakuze azagira umbesha ngo yavutse mu bamarayika mugabo barabatwaraga abana ngo bagiye kubereka sogokuru mukagenda akabatunguka imbere akabakora mu ntoki akabafataho ngo bahesheje umugisha w'ababyeyi ni mwiza ariko uwo mubyeyi ariho mwuka ki kuki tutabereka Imana mwaka ugiye gushira shaka ituro ry'abana bawe iryo ushoboye ntawe ukujyamo ubazanira umutambyi ubabwire ngo Imana yo mu ijuru Imana nkuzaniye abana banjye bano bana iwacu baribaga iwacu mu muryango habaye ubujura hazagira umwana wanjye wiri iwacu mu muryango babyara ibinyandaro hazagira umwana wanjye ubyara ibinyandaro iwacu mu muryango bararenganywa bafungirwa ubusa hazagira umwana wanjye uhohoterwa iwacu mu muryango abakobwa ntibashaka abakobwa banjye bazashaka ndakuzanye imbere bazanira umutambyi ubatangira ituro batura amagambo wirukaniye ubareme iki ubareme agakiza uzi ko tutazi kugakoresha Imana haleluya haleluya nige guturisha abana bamuheka bazana icyo kumuhemba
wazana ubuhunga, wazana igikoro, urabarinda inzara, ariko mu bwonko nta kibarinze. Urinze umubiri, urinze umubiri, ariko umuntu w'imbere niwe muntu. Ubuse ufite umwana ucuragura ntabwo bamuhembye nk'abandi, ntiyagemesheje se, yagiye gukebeza se, nawe ahetse bamaze kugira babaha ibipande bose iyo bicaye aho rero dore tuba tudendeje kureba izi ntebe. Umwana wawe shayinga myaka yewe ni mugemese rw'ameza abiri, twe bose n'abana. Ubwo umwe aciciye perezida, ndacikiye umucuraguzi, ndacikiye mwarimu, ndacikiye umurozi, ndacikiye ikigo kizajya mu isi kikarya amago yose, ndacikiye mwese bamucikiye sarana. Wowe urema iki? None se uto mu gihoma akakivaho bakakimugaruramo, nyina ntiyahetse akagemesha, agasimbiza, agasoma bizura ku gitama. Ni umuhungu maze wenda wamwise na Mutabazi, uzagutabara naho azagutabagura. Iyo bamugaruramo abakigutabara cyangwa abakubabaje, mwige mugaruke mu isi y'umwuka, mureke kureba ibyaha ku mubiri, mureme ibiri imbere. Reba umwana mureme, reba urugo rw'ejo, reba amasaziro yawe, mureme itorero. Haleluya! Itorero murarirema, mugashyiraho gahunda, muri abantu b'abagabo, muri mu ikanisa. Akure uri umuntu w'umugabo mu rusengero rugapfapfana, urimo uri umugabo, Mana Imana yikurebire buri gikira. Imana ishimwe cyane. Reka mabwise ukuri, niba hari abantu Imana yubaha kandi yahaye ubutwari n'abagabo, ariko birantangaza imbere yayo haboneka abagabo, amenya abagore bakaza nyuma. Mwaburiye? Haleluya! Uwahamagara amakorari ni abagore. Abakora abadiyakoni ni abagore. Mwanditsi w'ikanisa ni umugore. Abagabo bari mwiyambuye icyubahiro cyanyu imbere y'Imana mwagishize. Ubona kuba abagabo mu magore, uko utazaba umugabo mu nzu y'Imana ntushobora kuba n'umugabo mu rugo rwawe. Amina. Reka mubwize ukuri, ibyo bireke. Kuba umugabo si ukuvuga ijwi rinini. Kuba umugabo ni amahame ugenderaho, ni ibikorwa wakoze. Sibyo rata? Uwo niwe mugabo. Haleluya! Kandi umugabo ugaragara imbere y'Imana, Imana imusumbisha abandi bagabo, kuko ibireba z'inshingano ze izi niwe. Rega nawe muntu Imana yihinnyeho ubwayo irakora. Abagore baje nyuma yaho ni fotokopi. None Imana ijya kwitegereza mu murimo wayo no mu rusengero, ibona ba fotokopi. Abantu barabuze, n'uyu munsi iracyashaka umuntu yaremye, yarabuze kubera impamvu nta mugabo ireba. Haleluya! Amen. Abagore ni fotokopi z'abantu. Umuntu Imana yaremye n'umugabo yaramubuze. Mu makorari ntimubamo, mu diyakoni ntimubamo, mu ntuza ntimubamo, hose ntimubamo. Iby'Imana biza nyuma. Satani yarabatwaye, muhora mu by'isi, muhora mu byo hanze. Iby'Imana ntizaba. Ibihe watanze ujya kuzikira abandi mu ijuru ntibyanditse. Ibihe watanze mu bukwe mu ijuru ntibyanditse. Dore amasaha watanze aha yariyo yanditswe mu ijuru. Mu ijuru hari yangaho ukureba. Imana irashaka umuntu yiremeye nkayo, ariko irabona amafoto, fotokopi, original photo wa. Irabona fotokopi, original photo wa. Niyo yaba mu bana, abakobwa usanga ko bari yose y'abana, duhungu ari nka 3, abakobwa ari nk'8 bagenzi bawe. Original mwagiye Imana kibashaka. Imana iramushaka. Ni mwebwe ushobora, uriwe umugabo ashobora kureba mu muryango neza muri Kristo kandi bidakunda, akazasiga umurage utazava. Reka mvugire ijambo ndizaniwe n'Umwuka Wera. Dukunda kuvuga ngo umusengere yenda afite akarande. Siko bimeze? Akarande ni iki? Akarande
ni ikintu kigenda kigaruka, niyo mpamvu cyitwa karande, sibyo? Niba hari uwasaze muri uyu muryango, mu wase wabo ukabona aho hasazeyo umuntu, byagera muzi naho ukabona hari usaze, sibyo? Ukabona byaye imirari, wenda se wanyu ukabona wabyaye umwana urora imirari, Imana ishimwe cyane. Ukabona akaba yaramunyaze, ukibuka ko na sokuru bayize kumunyaga, haba hari umwuka barusubiza nyuma. Bakaba muri aha nubona urota impfizi iwanyu kwirukanka, cyangwa ukarota wibona kera aho mwari mutuye, uyo mbaraga ikuriho nta handi ruzingiye. Cyangwa ukabona hari undi mugore mu biroto, ntawe washatse ntunasambana, ariko mu nzozi zawe hari umugore ubona wenda kuryamana nawe, cyangwa hari umugore ukabona hari umugabo wenda kuryamana nawe. Ntabwo ari ubusambanyi purize, ntibazagukanga. Haba hari umwuka ushaka ngo mwungu bumwe aba ari ugufata ukwigarurira, ugusenyesha urwoyo, niyo mizimu isenya amaguru. Ntuzagire ngo n'ubusambanyi, ntabwo ari ubusambanyi bw'umuntu. Hari imbaraga ishaka ngo abe ari we mukorana, muvanga ubuzima, mukorane nawe. Undi akaza mu shusho y'umugore uzi, undi akaza n'umugore gusa, undi ukabana ariko ibibazo ibi ni ibiki? Haba hari imbaraga y'inyuma yenda ngo abe ari we ushaka. Abagabo benshi ubona abasore bagwa ku mashyiga, aba yarashatse, aba ari umwuka uba waramushatse, yajya areba ngo uriya afite imbaraga, bamwereka ngo uriya afite amajigo, bamwereka ngo uriya afite ibyarawe. Uko yaberwa igituma umwiza hazaboneka, afite uwamushahe ugatirana, niwe arafuhira abandi, ntashaka muharike, akageza imyaka 40 mureba ku mutwe we, adashaka gushaka nta nicyo bidamubwiye, yarashatse kera. Afite iyo mbaraga yicanye ubuzima bwe. Noneho akarande ni ikintu kigenda kigaruka, mvuge ngo amen. Amen. Ni ikintu kigenda kigaruka mu muryango. Ariko hariho akarande kabi, hari n'akarande keza. Mu yandi magambo, ubusobanuro bw'akarande ni umuvumo uba waratewe n'ibikorwa bibi byakozwe n'abantu banjije. Kandi akarande keza ni umugisha uba warabibwe n'abantu batubanjije. Gihera Imana amashiraza ari umugishije. Imana ishimwe cyane. Soguru byara mama kanje hafi numva ari urugero. Ariko nimba mvuga ibi nawe ujye uhishurirwa iby'iwanyu. Ngo hari ikintu cyiza yakoreye umwami, ngo aramubwira ati mbwira cyo mukorera. Baramubwira ati ndifuza abana banjye b'abahungu ko batunga, ntibazakene. Wanyumvishije? Ariko abakobwa bo ntibazatunge. Munega amatwi. Abakobwa bo ntibazatunge, ahubwo bazatungisha. Wumvishije insenga nziza iva mu mutima umubyeyi. Ndase kubeshya abakobwa badatunga, umukobwa natunga azaroha ntazashaka. Umukobwa batunze se haba hari abamushaka, bamushakaho ibintu. Wabirebye rata? Hari abamwinjira, hari abamushaka, hari abamuri inyuma n'ibintu n'ibikoko n'ibiki byose, kandi bimutera kumva ko atashaka, akabigishega bakiyubakira, akabateje umuvumo. Abisengeneza be nabo ntibashaka, umuvumo wo kudashaka n'ubushega bukabura wahazeho. Aravuga ati abakobwa sinshaka bazatunga, ariko bahabwa umugisha wo gutunga. Nubwo azashakwa n'uwo baraye bacukuye mu mwobo, najyayo ati bavumbuke, ati nibyo bizamuhesha icyubahiro kandi azaba umunyamugisha. Uwo mugore wamushaka yaguhesha umugisha, mwabana neza, wavumbukayo ntibazabura. Kandi icya kabiri, aba bakoreye isoko. Wabije ko bakoreye agatare. Abakobwa b'uwo muryango ntawe uzabura kubakurikirana, kuko bazi igisekuru cyabaho kiva. Bahesha n'abanyamugisha, ntibatera umwaku. Ariko aravuga ati badatunga rwose, nta tungo mbakeneye, ahubwo amaraso yabo abamanyamugisha, aho bazajya bajye bamera, aho babateye bamera. Burya imbuto bateye ntabwo yirabura, yamara kubora hakamera.
abantu baranyumvishera imbuto yo bateye iragenda ikabora ariko ikavumbukamo ikimera. Umukobwa ufite amahirwe acubira hano agasamutora agaciro ari keza agashibuka akabyaba abana bagashibuka agatoha akaba neza, bamara kumera neza nawe akazabaza inyuma agasaza neza cyane. Ariko iyo agitangira biba bikari kuko abaguyemo mu mwobo bagiye gutembura, aho kugira ngo utangire mu bintu uzasanze bishira bavuga ngo uteye umwaka, nubwo watangirira habi ukazakura bavuga ngo bahejeje umugisha ubaye neza. Ibera Imana amashyi. Noneho icyo kintu kiba gityo. Noneho mama aza kuvuga ati jewe kubera iki sokuru no watwishe yatwimye ubutunzi, ati yatwimye ubutunzi wesha azaza bacu, atariko ntaho bakujugunya ngo uburi. Imana ishimwe cyane. Akatubarira bose ati barambanje bose nta numwe wari ufite n'amaso areba, ariko bavayo nyuma. Haleluya. Bena nshatse kuvuga iki akarandi. Imana ihimbazwe cyane. Undi nyambaje ibwami atendera inka arandishiye munsi umwe yumva biranze, vuga ngo amen. Araziba. Ndimo ndavuga iki akarandi. Yiba inka arazizana ariko yiba atari ubujura, yiba areba ashaka gutungisha umuryango we. Yari afite umuhungu umwe ngo aravuga ati mwana wanje ukuko shumbye nkajya ibwami gutendera inka nkashumba nkageza kuri ubu rwego, umwana wanje umwe n'abazashumbe aziba ibwami arazizana. Abwira umuhungu ati sha ngo hayitungo uzatunge utunge utunganirwe ntuzahure n'ubuzima nahuye nabo, jewe ngiye gusubirayo banyice n'ubundi. Agaruka yahura nabo baramufata baramujwigije baramwishe se bamwimiye mu mubiri arataha ajya korora inka yatwara. Ubwire ngo umuhungu ava mu ishuri urabyumva nawe uvuga ngo amina. Aricara aragira inka umva inka yari atunze aho zishibuka ibwami ku isoko yazo. Uwo muryango niyo cyavuga ari igihungu cy'ikizongi, baratunze baraganisha bararambarara ariko abana babo kwiga. Uko yerekeye hakajya kuragira mahirwe yawe yagiye mu nka, ariko kwiga ni guke. Imana ishimwe cyane. Haleluya. No muri Bibiliya birahari Yakobo yagiye gusaza hamagara abahungu be ahera ku bikorwa byiza bamukorera. Haleluya. Haleluya. Ahamagara umuhungu arambwira ati mwana wanje icyubahiro cyawe kizahora gitoshe nk'ikime cya mu gitondo. Ariko uzikwatura ijambo ryiza ku mwana wawe, ariko uzikwatura ijambo ryiza ku mwana wawe. Abwira abakobwa aravuga ati ubwiza bwanyu buzakomeza bubengeye nk'uko yari imyerezi iriye Panoni. Bana banjye musa aho bajyaga hose basa yaremye akarani, ariko iyo kuzaba imbwa ntabwo yakuzaba, ariko uremye nabi. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Hamagaye abana bagenda agenda. Haleluya. Ariko uzise warazi kujya hari igihe usenga ariko kuvuga ko gusengera umuryango uraje. Imana ishimwe cyane. Icyo abana baragukorera ibivuga amenya bijya bimba. Hari igihe umwana ngicyo ukabona gukorera akantu keza waburi nkaho wumva tazi n'ikintu kikugoye. Amen. Wajuti ukabona umwana agashya gukora ikintu cy'iburyo asanga gukorera utuntu sibyo, ariko ahubwo we n'umutima agateruka speed kuva kigukoze ku mutima. Imana ishimwe cyane. Cyangwa ku mutima ntabwo nivaho yamara kugera umva ijwi riramwe ngo ukuko kunejeje ubuze n'icyo mwaturaho ongera nkamuhamagara speed bitaramva nkamuremaho ikintu shingiye kujya kumva. Haleluya. Iyi gusa nk'abana bacishemo kandi